hari abantu babaho ugasanga mu mitekerereze yabo, mu mikundire yabo, mu guhitamo kwabo buri gihe batwarwa n'ikintu kimeze nk'impuhwe zirenze. Mu by'ukuri rero urebye harimo ikintu kimeze nka patoloji, harimo ikintu cy'imyitwarire idasanzwe irimo akabazo, kuko icyo twita urukundo cyangwa se icyagakwiye kuba cyitwa urukundo mu buryo busanzwe ntabwo ari icyo, ahubwo icyo ni Imana tujya inama dukumire ishyano. Inshuti bavandimwe bakunzi b'Inama TV, reka twongere tuganire nanone ku butumwa bw'umukunzi w'Inama TV. Hari umukobwa wifuje ko twamufasha gusobanukirwa ikigendanye n'ibibazo ahura nabyo mu buzima. Aragira ati, jyewe iyo ndi kumwe n'abandi bakobwa bambwira ko ndi mwiza, n'abahungu kandi benshi bakunze kubimbwira ko ndi mwiza. Ibyo bintu ndabishaka nkabireba nkabibura, ariko icyo si cyo kibazo. Ati, igihe ikibazo ubu munsi mfite ni uko nafashe umwanya ndisesengura, nsubira inyuma ntekereza ku mateka yanjye, nsanga abahungu bose twagiye dukundana ni abahungu badashobotse, batari no ku rwego rwanjye. Ati, igituma iki kibazo nkibajije ni uko umuntu w'inshuti magara wo muri famiye yanjye yaranyegereye arambwira ngo biramubabaza kubona ko abantu nita abakunzi banjye buri gihe baba bari ku rwego ruciriritse, kandi nagombye kuba nkundana n'abantu bari ku kigero cyanjye. Ati, nanjye nkora umwitozo nirebye nsanga kuko iyo nkunzwe n'abantu bari ku rwego rwanjye cyangwa se abandenze, ntago bakunze kuntwara umutima nka ba bandi bari ku rwego ruri hasi yanjye. Atari uko mbasumbye, ahubwo naje gusanga buri gihe ntwarwa n'uko abo bantu bafite ibibazo. Ati, abantu bose twakundanye ni abanyabibazo. Udafite ikibazo cy'imyitwarire, cy'ubusinzi, cyangwa se aba ari umuntu wakubiswe, ufite ubuzima burimo ibibazo kubera kubura ubushobozi. Nsanga buri gihe narakunze umuntu ufite ibibazo. Ati, byaba biterwa n'iki? Nabyitwaramo nte? Ese ibi bintu hari abandi byaba bibaho? None mukunzi wacu w'Inama TV, ntabwo ikibazo cyawe cyoroshye, ariko nakubwira yuko atari wowe wenyine kibaho. Ibi bintu bibaho. Hari abantu babaho ugasanga mu mitekerereze yabo, mu mikundire yabo, mu guhitamo kwabo buri gihe batwarwa n'ikintu kimeze nk'impuhwe zirenze. Mu by'ukuri rero urebye harimo ikintu kimeze nka patoloji, harimo ikintu cy'imyitwarire idasanzwe irimo akabazo, kuko icyo twita urukundo cyangwa se icyagakwiye kuba cyitwa urukundo mu buryo busanzwe ntabwo ari icyo, ahubwo icyo ni amarangamutima yo kugira impuhwe, ugatanga icyo utekereza ko cyafasha ukwegereye akugana, ariko mu by'ukuri harimo kwiyibagirwa, harimo no kutamenya ngo njyewe ndashaka iki. Umuntu yakwibaza ati, se ibi bintu biterwa n'iki? Abahanga bagiye babivugaho, n'uyu munsi birashoboka ko haba hari ubundi bushakashatsi burimo busohoka, ariko jyewe amakuru mfite uyu munsi, wowe ukunda byatewe n'ikintu cy'impuhwe zikuganza, kuko utwarwa n'ubuzima runaka ugiye gukunda abayemo, nakumenyesha yuko hari ikintu gishobora kuba gifitanye isano n'ibigendanye n'uko wiyumva mu buryo bwa esitime, uko wiha agaciro, uko wiyuba, uko wibona, urwego wishyiraho. Hari ukuntu rero mu mikurire yacu, cyane cyane mu buto, mu myaka yo hasi, niyo bita enfance mu gifaransa, cyangwa se imyaka iri hagati yo kuvuka n'imyaka 12, niyo myaka umuntu aremeramo ibyerekezo bye by'ubuzima, uko yiyumva, icyo twita personality. Uwo ari we nibwo ubirema. Rero akenshi abantu mu buto bwabo, iyo batabonye affection iri ku kigero cyo hejuru, haza akantu kameze nko kugorama cyangwa se guhuha kwa ya personality.
ugasanga ntifashe ntikomeye, ntugira ikintu cyo kwizera ngo ube muri make wowe wumva ko uri uw'agaciro ko kandi ukwiye iby'agaciro. Twumvikane neza ko iki kintu umuntu ukurebera inyuma ntabibona, nawe ubwawe iyo wireba iyo wibona ntabwo upfa kukibona, ariko imyitwarire yacu niyo idusobanurira abo turi bo, ni nayo idusobanurira abo twabaye bo inzira zose twanyuze. Ikintu cyitwa rero self esteem, uko twiyumva, twiha icyubahiro, twihagararaho, dufata ibyemezo, ni ikintu gikomeye cyane kuko nicyo kituganisha mu byo dukunze, mu byo duhitamo no mu byo twifuza kuba byo. Niba rero mu buto bwawe, abantu benshi bagira ibikomere bigiye bitandukanye. Niba mu buto bwawe ushobora kuba utarabonye urukundo ruhagije, kuko nanone iyo narwo rubaye rwinshi narwo rutera ibindi bibazo, ariko bikunze kubaho ku bana bashobora kuba barabaye imfubyi bakiri bato, cyangwa se ugasanga ababyeyi babo ntibahora hafi ngo babahe urukundo, bityo umwana yumve ko akunzwe ko kandi ari uw'agaciro, noneho bimufungura amaso amenye no gutoranya iby'agaciro. Ushobora kuba utari imfubyi ariko ababyeyi bawe bari absent, badahari, batakubonera umwanya, ugasanga urerwa mu buryo nyine buri mu bibazo. Ibi bintu bizafekita nyine iyo self esteem yawe, noneho utangire kuba uhagarara mu bandi, wibone nk'umuntu ukwiye kujya mu iguni, wiheze, wumve utanagira ingufu zihagarara mu bandi ngo wiexprime mu buryo buri libre. Ibi bintu uvuze bishobora kuba ubibona cyane cyane mu by'urukundo, ariko binafekita n'iyindi myitwarire yawe. Niho handi uzasanga hariho umuntu ugira isoni ryo kuvuga mu ruhame, niho handi uzasanga umuntu agira ibitekerezo ariko ugasanga arimo arashima abantu ababwira ngo nyabuna genda uvuge ibi ngibi. Hari ahantu henshi biturutse n'uburyo tubayeho, hari umuntu usanga afite ukuntu avugira mu bandi ibitekerezo byiza. Biriya ni ikigaragaza yuko estime yiwe iri low, irimo ikibazo. Ntabwo arabasha kwiyasima ngo ajye mu bandi yumve ari uw'agaciro, anagereranyije koko n'agaciro akwiriye. Niyo mpamvu rero niba ufite iki kibazo ugomba gutangira gukora imyitozo. Ushobora kwegera abapsikologe bakagufasha, mugasubira inyuma mukiga akantu ku kandi ibintu byakuranze mu mateka yawe y'ubutoya, mukagenda mugahoma hariya hantu hari utwo tuntu tw'utwenge, ukongera ukagerageza gusana umwana wakubayemo, mukavura ibikomere bya wa mwana ugutuyemo. Uriya mwana ugutuyemo wakomerekejwe no kudahabwa agaciro, bituma uyu munsi akikugenga, akagufasha mu gufata ibyemezo bitagufasha kuko nyine ntibigendanye n'uwuriwe. Ibi bintu rero by'abakobwa baba ari beza kandi bafite n'ubushongore, kuko banafite n'imiryango myiza, ku buryo mu by'ukuri bakwiye kuba bamenyana n'abantu bari ku kigero cyabo, ariko ugasanga buri gihe batwarwa n'amarangamutima yo gusanga abo bumva barenze bagiye kuzamura. Ni ikintu cyabayeho kuva na kera, mujya mubyumva, ukumva ngo hari umukobwa wari umwana w'umwami arongorwa n'umugaragu, ukumva umupurense warongoye umugaragu. Ku bantu b'igitsina gore bo ni urundi rwego, kuko ubundi ku busanzwe uburyo baremye ni abantu buri gihe bagira inzozi zo gusanga ubasumba kugira ngo abazamure. Niyo mpamvu niyo ubajije umukobwa uti ari umuhungu mugufi n'umuhungu muremure, uhitamo ndakubwira ko yifuza kujya ku musore muremure. Kubera iki? Muri kamere y'abakobwa ni abantu bifuza kuzamurwa n'abo bari kumwe. Nutangira rero kubona ari wowe ufite inshingano zo kuzamura abo ubona bafite ikibazo, jya umenya yuko ni byiza, ni umutima mwiza, ariko ibyo si urukundo, ahubwo ibyo ni impuhwe. Nabyo kandi ni karite nziza, si bibi, ariko noneho geragera kuza ku rwego noneho rwo kugira gute, rwo kuba mu rukundo, ube mu bipimo by'urukundo wowe wifuza. Ku bantu b'igitsina gabo byo birasanzwe, kubera kamere yabo yo kuba bashaka kugira umunezero kuko hari icyo bakoze cyatanze umusaruro. Niyo mpamvu uzasanga abasore benshi bafite akazi badatinya, ahubwo banakunze gukururwa cyane n'aba bakobwa badafite akazi, kuko muri kamere y'umugabo ashaka kugira ngo agire igikorwa akora kize kugaragaza umusaruro, kimunezeze kandi agire n'icyo yerekana muri rubanda. Niyo mpamvu uzasanga rero
abagabo bashaka abagore barusha ubushobozi kugira ngo bazanezezwe no kubakura ku cyiciro kimwe babashyira ku kindi. Muzajya munabyumva bavuga ngo, abantu bakunze kuvuga ngo abakobwa beza, abakobwa bafite amafaranga bakunze kubura abagabo. Ni icyo kintu cya complexe ariko itari mbi cyane mu by'ukuri, yuko abagabo mu busanzwe bakunda kwegera abo barusha ubushobozi kugira ngo babazamure bibe intsinzi yabo. Rero nawe egera abaganga bazagufasha gusobanukirwa icyo kintu, musubiye inyuma mu mateka mu cyo bita psychanalyse. Ni ukuvuga psychanalyse ni ugusubira inyuma mukajonjora imikurire yawe, mukagenda murebamo ibitotsi, bakagufasha kuba wabana nabyo. Kuba waragize amateka ashaririye cyangwa arimo ibikomere si ikosa ryawe, si ikosa ryawe, ni ayo mateka nyine. Ugomba kwitandukanya n'ayo mateka ukabana nayo atakubuza gutera intambwe, utanayibagiwe kandi, kuko burya ibikomere duhura nabyo ntabwo buri gihe bidusigira ibibi, hari n'igihe bidukomeza. Umuhanga umwe yaravuze ngo ikitakwishe kiragukomeza. Ukwiye rero gukura ingufu muri bya bikomere, ahubwo ukaba watera imbere birushijeho. Abakobwa rero mumeze gutyo n'abagabo mumeze gutyo, nimwigendagende urebe ngo ese mu nkundo nagiye ngira ubundi critère nagenderagaho ni iyihe, ni igiki abantu nakunze bahuriyeho, kugira ngo ubashe gusobanukirwa uburyo urukundo rwawe aho rukuganisha, kugira ngo urebe niba rutarimo ibibazo cyangwa ari urukundo mu by'ukuri rukungura ruguteza imbere. Kuko imbogamizi ikomeye cyane iri muri kino kibazo ni uko ugirira impuhwe umuntu ukamukunda kuko afite ibibazo, iyo uhuye nawe mukabana mu rukundo, rwa rukundo rukubera ibikomere kuko we ibyo utanga si byo ubona. Ubu uri umuntu hariya, uri umubayeri utanga ariko wowe ntubashe kwakira, kuko nyine wagiye ari wowe ugiye gutanga, ntiwagiye ugiye guhabwa. Bityo rero urukundo rwiza nyarwo rufitiye akamaro abarurimo ni ganyaganya, win-win. Urakunda nawe ugakundwa, ugahabwa inama nawe ugatanga inama, ugashyigikirwa mu buryo bw'iterambere nawe ugashyigikira, mukazamurana. Ntabwo urukundo ari ukwitanga. Urukundo rwo kwitanga ntabwo rwitwa urukundo urwo twarimo tuvuga, kuko hariho ubwoko butatu bw'inkundo, hariho agape, eros na caritas. Izi nkundo ziratandukanye. Urwo rukundo rwo kwitanga rwo kuzamura abandi ni urukundo rukomoka ku Mana, ni urukundo abaterankunga bagira neza bagirira abo bafasha. Ntabwo rero ukwiye gutanga urukundo rw'ubugira neza gutanga ubuzima bwawe, kuko uzatakaza wowe ikigendanye n'imbaraga zikwiye kuba zikuzamura ngo unezerwe ube wafasha abandi, sibyo? Urukundo rero rukwiye kuba ari urukundo rukungukira, urukundo ruguha gutera imbere n'uwo muri kumwe mugatera imbere. Murakoze rero, ikiganiro cy'uyu munsi reka tugisoreza aha ngaha. Nawe niba ufite icyo wifuza kuba watugishamo inama tuba twaganiraho, waca kuri ya nimero mubona hasi kuri kino kiganiro, cyangwa se ukajya muri comment ukatwandikira ukambwira ko unkeneye, twahana amakuru tukaba twavugana. Ariko kandi wowe nawe wumvise kino kiganiro ukaba ufite icyo ushobora kuduha inyunganizi, igitekerezo, nawe rwose turifuza ko wadufasha ukandika muri comment. Niba nawe utarakora subscribe, nyabona kora subscribe, udutere inkunga, udushyigikire kugira ngo n'ibiganiro byacu dukora ubutaha uzajye ubasha kubibona. Niba wanabikunze kandi wakanda like, niba hari n'umukunzi cyangwa indi nshuti uzi ishobora kuba yagirirwa akamaro n'ikiganiro tugize, sharinga iyi link igere ku bantu benshi. Murakoze, nakagaruka, bye.